uragenzwa n'iki madamu uragenzwa n'iki uragenzwa n'iki yewe nagira ngo nagira ngo umuntu ku gati uzi ko nka by'inzozi ejo bundi nibwo nagize nyambandose rwose tubona nanjye nawe nuko mbona ndaguhobereye nishimye mbona nawe urishimye ariko noneho pe inzozi zirasohoye banza ukora amasuku azasanga ahantu hasa neza uteke nyine aze abona ibintu bimeze neza sibyo babigiye kubikora ku buryo uri bwishimye sibyo nk'uko usanzwe ubikora usigaye guhanagura inkweto zo guhanagura imeza byonyine ubwo rero warusanze nanjye mpuze nahoze mvugana na ba bakozi uyu munsi nashyizemo abakozi 22 harimo n'abari inyuma nyine barimo batera intabire abandi barimo bari imbere ko mamuzi gukora siko nanjye nzamenya gukora mwawe nk'uko bisanzwe
neza ariko mwana wawe nicaye mawe iri guteze niba neza ko shaka ntabwo utinze ni ukuri ntabwo natinze mbese ko nagiye nkahita mbibona ibyo wari wanze ariko nzaniye ibintu boji Mami waramutse? Mwaramutse. Amakuru se? Naramutse neza mami. Mami nasibye ishuri reba nongeje ibyo mbona akorote nagize ute ndarushye. Ese umuryango ari ndurukora nta rumwe mwana usigaye. Dushakiye umukuru. Ngiye kumureba. None se wamubonye? Ntabwo ndamubona ariko bamamagaye mu cyaro ahantu ngiye kumureba. Ejo bundi tuzakora izamu se nzamubona. Ntabwo uzongera gusiba ishuri humura. Kwegera ndetse. Urareba hagiye kuza umwana mushyashya. Ugomba banza ukora amasuku azasanga ahantu hasa neza uteke nyine ze abona ibintu bimeze neza. Sibyo? Mami ngiye kubikora ku buryo uri bwishimye. Sibyo? Nkuko usanzwe ubikora. Asigaye guhanagura inkweto, guhanagura imeza, byonyine. Byose nabikoze. Ndateka igeze. Uteka ibyo ushaka. Ndateka agafiriti. Nyine nawe uteka ibintu umuntu wo mu cyaro ararya by'i Kigali byiza. Nta kibazo ahubwo reka njye kubikora sibyo? Genda rero ubikore vuba nanjye ngiye kwitegura ngende. Ego mama. Ubwo ntabwo nzigenda akarushye ariko ndaza kuguhamagara mu Nta bwinshi. kibazo. Kandi ujye wifata uburyo. Ego mami. ariko mwana wawe unzaniye ibintu byiza Tubizi se ko wanonye nawe nyizeye kandi nawe ndakuzi ko usobanutse mvamba nabyitondeye nabona mama pirate ubwo rero wari usanze nanjye mpuze nahoze mvugana na ba bakozi uyu munsi nashyizemo abakozi 22 harimo n'abari inyuma nyine barimo batera intabire abandi barimo bari imbere ariko mama uzi gukora si ubu nanjye nzamenya gukora nkawe nk'uko uzabimenya mwana wawe yakoze uzanyigisha uzi ko bambwiye ngo nayo nka yacu yabyaye ubu tugiye kuzajya tunywa amata nayo yabyaye mbagiye kubijyana noneho none se hari n'akantu nazaniye mama dogo wamuzaniye akantu se ukanamuzaniye ariko umwana mwiza umwana mwiza tubizi wamuzaniye akantu keza mu kanya nawe ageze hano araza kudusura wawu ubu ngubu noneho ndahita nkamuha ni ukuri umwana mwiza cyane maka njye mu gikoni njye kureba uko bimeze numva nanashonje ngewe ngaho ugenda urebe uko bimeze ubikurikirane neza wibuke ko dufite n'umushyitsi amangiye kubyitaho neza kandi ibi ngende mbijyanye bitunganye na ka kantu ndaza nkazanye nazo umbwire kuba narisha umugabo we nta kintu byamukozeho yasize amarangi nta kintu byamukozeho reba uraho neza uraho neza urabona ari mukuru yose ashimwe none wabaye igituba nari mukuru karibu wabaye igituba rwose ni karibu mwicare mu ruhuko mwari mumeze mute se tumeze neza izi ntebe se z'abakire njya mbasha no kuzicaramo wawe nta kibazo nawe bizaza simbese abandi bameze neza ariko nari mukumbuye cyane nanjye nari mukumbuye ngice ndatekereza
waza kugusura. ubu ndishimye cyane kubona umuvandimwe aje kugusura ni ibintu by'agaciro. Imana ishimwe rwose urakoze kutuzirikana pe. Nabazirikanye naje. ni ukuri Imana iguhe wakoze kudusura ariko nakuranganye reka njye kureba akantu mwakiriza ariko ndazana ka kandi ukunda ndakazi. Urakazi gaga kazi umuvandimwe rwose ndakuzi turaziranye. kazane Reka nkakuzanire kazane. ariko si ubukuku Yarakiza asigaye yambara n'amasogisi ari mu nzu. Imyenda njyana ahantu niyo aba ari gukora ariko urye njye reka nanisa nkunda seko ebera utubati ikima televiziyo yarakize ako se iyi meza niyo mu buhe bwoko ntabwo mana niyo y'icyuma ariko ndabona kuba naramwiciye umugabo nta kintu byamushobeje hino ariko urye njye ndakurangiza nawe iyi mitungo ndayisigaramo ndayisigara ako reba mutoni nisaje hano hano baje se naje muvandi. uyu mujyi wacu se muraturusha iki? Umujyi wacu rwose tumeze neza ariko uzi ko nka by'inzozi ejo bundi nibwo nagize myambanose rwose tubonana njye nawe. Nuko mbona ndaguhobereye nishimye mbona nawe urishimye. Ariko noneho pe inzozi zirasohoye. Hano umukobwa wanjye byamushimishije yuko waje kudusura. Yego byamushimishije pe. nezere ko atetse urunyama ntabwo rwajya rwemera ntabwo rwabura rwose ntabwo rwabura. naje nabirya ndabihanye ndabyemeza. Shyika nyine dusangire. Yewe ntabwo nakumvaga umva wambabariye ukandangira wa muntu waguhaye kagati cyajya mbarundangireyo umva mfite ikibazo nshaka gukemura kandi umva nzaguhemba we byihorere nibimara gucamo umva kigo umva ntitaye ngo ni mukuru wanjye iriya mitungo ugomba kuyisigarana ntitaye umva iriya mitungo ngomba kuyifata uko byagenda kose namaze kumwica ntabwo bamurihirira ngo ngewe bandike gutyo ngo ndinjije iriya idafite umumaro ntabwo bishoboka uko umugabo ko namuhitanye niko murangiza ahubwo se kamariza yuko atari no kunsubiza vuba ngomba kurara mbona iri joro ndakumva yego baba yego ndakumva barihe ndababona Ciao madame. Uragenzwa n'iki? Yewe. Uragenzwa n'iki madame? Uragenzwa n'iki? Yewe. Nagira ngo nagira ngo mve ku gati
ko kwica umuntu ishyari ryanyu rizagera he uwo muntu nyine aranzengereje ageze aranzengereje rwose yambutse mubona kanumva k'abakurambere bavugaye kanumve bambutse umupaka uzanye angahe uvuza nguki amafaranga make gira hino aka gati uzafata umwenda w'imbere ugashyiremo ugapfundikiremo banki ushyire hepfo mu murima nurangiza kugira ngo ukore rero uzazana ihene y'ibara rimwe kandi ihene nziza muzukunze ihene nziza muzukunze ariyo uzaza kandi igisuku Kawagenda birukanga Thank you.